Yes, nongeye guha ikaze kuri YouTube channel rero nshimira umuntu wese wakoze subscribe ndetse nawe ugiye kuyikora umuntu w'umugabo cyane. Kuri uyu mwanya rero inkuru ibabaje ni umukobwa witabye Imana muri campus cyangwa se muri kaminuza ya hariya i Kayonza i Rukara, muri kaminuza yigisha ibintu bijyanye n'uburezi, akaba ari kaminuza ya leta aho abanyeshuri bajya kuyigamo ari uko baba batsinze nyine bakabona grade ya mbere, aho leta ibemerera kuzajya ibishyurira amafaranga yo kugira ngo bazajye biga. Rero kuri uyu mwanya ikibaye muri iriya kaminuza giteye ubwoba, aho umukobwa witwa Mico Myiza Ange yasohotse mu kigo kuko yararaga muri hostel z'ikigo nyine, asohokamo nijoro agiye kurarana n'umusore, birangira uwo musore bararanye amwishe kubera ko yari yanze kumwishyura. Ibi ngibi rero bikaba byatumye leta y'igihugu cy'u Rwanda ihaguruka ijya guhiga uwo musore, n'ubwo uwo musore wamwishe yahise acika, kugeza kuri uyu mwanya bataramubona, ariko umukobwa we basanze aho yaraye, umwuka nyine wamurangiyemo, uwo musore yamaze kumusambanya, niba bari bumvikanye amafaranga ntiyamwishyura, arangije aramwica. Uyu mukobwa rero Mico Myiza Ange ni umukobwa w'imyaka 23 witabye Imana, akaba ari umukobwa wavugaga mu karere ka Rulindo. Uyu mukobwa rero nyuma y'uko yitabye Imana, ubundi hari inshuti ye bagendana bararanaga nyine, yaramubwiye ko agiye gusura sheri we, ariko nabwo uwo mushuti aje guhamagara sheri we asanga ntabwo rero yari yagiye kureba, ahubwo yari yagiye kwisambanira n'abandi bantu. Nyine urabizi ubuzima bwo muri kaminuza hari igihe bugorana, ugasanga ko umukobwa aturuka mu muryango ukennye, nubwo arirwa na leta kwiga muri iyo kaminuza, ariko ugasanga nyine hari ibintu baba bakeneye ariko bataba babasha kuba babona. Uyu mukobwa rero witwa Mico Myiza Ange, kuri kino gitondo hakaba hagaragaye nyine umurambo wiwe aho yari yagiye, umugabo bararanye yaramwishe ahita akagenda, ariko leta y'u Rwanda yavuze ko igiye kubikurikirana vuba aha ngaha, uwabikoze ari buze gutahurwa ndetse akaza no kubihanirwa. Ubundi ikindi kintu cyatumye uyu mukobwa abwira mugenzi we ko agiye kugenda nyine ni uko uyu mugenzi we yari aziranye na sheri we, ndetse ko kuba yajya kumusura nta kibazo cyaba kibirimo, ariko yari asohotse mu kigo ari nijoro cyane, aho yavuye mu kigo hafi saa 4, abandi banyeshuri bari gukorana etide yababwiye ngo hari ahantu ngiye kujya, arangije abwira mugenzi we ko agiye kujya gusura sheri we, birangira agiye ntiyagaruka. Mugenzi we aje guhamagara sheri we amubajije impamvu atatumye uyu Angelique ataha, amubwira ko atigeze ahagera, niko kumubwira ko yasohotse mu kigo nijoro, amubwira yuko ari we aje kureba uwo musheri we, amubwira ko atigeze ajya kuhareba aza kumureba. Ariko ikindi kibazo cyaje kubamo ni uko bari batinze kubanza kubona ahantu uwo mukobwa yari yaraye, ariko nyuma na nyuma baje gukora iperereza neza bakurikije uwo mukobwa n'abantu bari bagiye bahura biganaga, bari bari gutaha bava muri etide, bamubwira ko babonye hari igipangu yinjiramo bagiyemo, basanga niho yari ari n'umurambo we niho uri. Ubu ngubu gutyo umurambo uri mu biganza bya leta, baracyari gukora autopsy cyangwa se baracyari gukora investigation ku bitaro by'i Gahini kugira ngo bakurikirane neza barebe ngo ninde muntu wishe uyu nguyu, cyane ko ibi bitaro by'i Gahini ni ibitaro bikomeye cyane birimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye. Akaba ariho rero uyu murambo w'uyu mukobwa ashyikiye kugira ngo abaganga baho b'inzobere babashe gupima barebe DNA z'umugabo wamwishe cyangwa se z'umuntu wamwishe bararanye. Ibi ngibi rero bikaba byatumye Perezida Paul Kagame avuga ko uwabikoze agomba guhanwa, ndetse kugira ngo bibere n'isomo abandi. Kandi ikindi uyu nguyu wabikoze nubwo atarafatwa, biragoye kuba yaza gucika kuko isura ye ntibarayigaragaza, ariko byatangiye kuvuga ko bamaze kumenya uwo ari we, nubwo batarabitangaza babigaragarize abaturage. Gusa ikindi kintu kimwe cyababaje abantu ni uburyo uyu mukobwa yigaga muri kaminuza ya gatatu, cyangwa se ibyo twakwita wenda nko mu mwaka wa gatatu, nyine yari arimo gusoza nyine, yari ari nka gutya tubyita ngo umuntu ari kwiga mu wa gatandatu ari gukora diplome, nawe yari agiye gukora nyine ikizami
muri uno mwaka kugira ngo azambare mwene ziriya ngofero nyine mubona abantu bose barangije kaminuza bambara nyine bari kwishimira ko cyangwa se bagiye guhabwa diporome zabo cyangwa se icyo bita digiri yabo nyine kugira ngo abe yasohoka, abe yajya gushaka akazi cyangwa se aho batanze ikizamini abe yajya gukora kugira ngo akore nk'abandi bose. Uyu mukobwa rero nk'uko nabikubwiye yavukaga muri Rulindo, ariko nyine ubu ngubu gutya ni amarira ku bantu benshi, yitabye Imana akiri umukobwa mutoya, nuko nyine biba byagenze gutyo biza no kurangira bihuriranye n'uko nyine yaturukaga no mu muryango udakomeye, ku buryo gutyo ubu ngubu n'isanduku bagiye kumushyinguramo ari leta yayitanze, kubera ko ibo babonaga ko nta kindi kintu nyine bari buze gukora usibye kubyihorera nyine. Reka ngushimire ko wabonye muri kino kiganiro, kubwira ngo ubaye ufite mugenzi wiga muri kaminuza wambwira akajya yitwararika, kuko hari igihe bagenda bafite ibyo bagiye gukora bikarangira bitabaguye neza. Ngo usaba gukora subscribe twabanye, tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ciao ciao.